Digital technologies are a catalytic force for development in Africa. Ikoranabuhanga rigezweho ni umusemburo w'iterambere muri Afurika. Nubwo bimeze bityo ariko hafi kimwe cya kabiri cy'abantu bakuze mu bihugu bikennye n'ibikiri mu nzira y'amajyambere ntibabasha kubona internet kabone nubwo baba bari mu bice bigerwamo n'umuyoboro mugari wa internet. In areas with broadband coverage. Digital infrastructure is key, but it's not enough. Ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga ni ingenzi ariko ubwabyo byonyine ntibihagije kugira ngo habeho kwihutisha no kubyaza umusaruro ihuzanzira. Hakenewe n'ishoramari mu bumenyi bujyanye n'ikoranabuhanga rya digitale ndetse kuryigisha abaturage bikwiye kwinjizwa muri za politiki zacu. yamenya ibintu bimeze yamenya nyine yatanga precision gute cya genetic output gute. Gusa muri AI dufitemo izi field dukoresha harimo machine learning, neural network and expert system. Izi naho uzivuzweho cyane, gusa iyo dukoresha cyane twinterectinga nayo ni machine learning. Machine learning ni burya izi AI tools turakoresha zose zikoresha machine learning kuko zo muri machine learning ariko nayo harimo indi sector bita deep learning aho yo yiga ku makosa. Tuvuge niba uyihaye, tuvuge niba uri promptinga ukabwira ati ukabona nka output mbi ko ndakeka mwese mwabajwe na ChatGPT yibwiye ati ibintu ukoze cyase iyi output mpaye nayo ubwayo iriga. Ni hari AI tools ziba ziri aho ziri fixed nyine itashobora kwiga ngo nibikoza ikosa muri make utazarihindura. Ariko kuri iyi noza muri sector ya machine learning yo iriga, tuvuge ikoze ikintu kitari yo iriga ubutaku bigitazagikora. Ubwo ni muri ndagereza kubisobanura mu buryo bworoshye nyine bworoshye nabishyiramo. Neural network no buryo bwo za AI tools functioning cyangwa se zikora nk'uko ubwonko bw'umuntu bukora. Ubwo iyo mvuze ubwonko bw'umuntu haba harimo nyine izi neurons. Iyi neuro ikomoka kuri neuron, and then izi expert systems zo ntabwo zikoreshwa muri AI tools cyane, ariko cyane izi sector ya machine learning na neural networks. So I think this is the big problem tugiye kugira turi gukoresha. How can you get involved? Ni gute watangiye kugira? So gukoresha izi AI tools birasaba kugira just approaching their usefulness ukamenya n'uburyo wazikoresha. So turaza kuba dukoresha izi productivity tools muri kubona hano izi bintu duhereye kuri ChatGPT nk'uko muyizi. Hanyuma ndakeka ahangaha prompt engineering nicyo kintu nagira ngo nanone mvugeho gato mbere kuko tujya dukoresha practice ubundi. So prompt engineering ni uburyo ucreatingamo clear and specific instruction all questions arizo prompt ari byo navuzeho kugira ngo ugetinge ku cyase ubone response zivuye muri izi language zivuye mu kuri izi AI tools. Ni uburyo ucreatingamo
prompt cyangwa se ikibazo cyiza gisukuye, like icyo kibazo kikaza nyine kibwira nkaho uri kubwira umuntu, apana kuzana kwa kundi urabizi kuri Google ukuntu tuninteractinga na Google bayita bwibwira ati wenda ukahita ushyiraho like n'agaheading gato uvugiye gusacinga wenda ati what is computer, ukahita ushyiraho computer gusa nta kindi kintu ushize. Ariko muri izi AI tools biba bisaba kugira specifying clear iyo ushaka kugetinga output nziza, specifying like clear prompt uyimenyesha ati ngenda ibintu byanjye ndashaka ko biza bimeze gutya ndetse turaza kubigeraga. So ndakeka twatangira gukoresha AI tool tukareba like prompt nziza imeze gute n'izo AI tool tukazexplore. So reka twahera nko kuri ChatGPT ko mvuga ndakeka wese arayizi. Twahera nko kuri ahangaha tanzumingeho gato ndakeka wese yabayizi. So let's just say uri nk'umu beginner ushaka kwiga tuvuge nka programming, tuvuge ushaka nko kwiga nka Python n'urugero, ushaka kuza ahangaha ukavuga ati I want to learn reka tubanze mbereke prompting nziza ikintu wakwiye kujya ushingiraho ugiye kugira ute kuyikora. And what a good prompt can have or must have. Ushobora kuyiga task ubwo mbereke nka prompt tugiye kuyiha. Ahangaha turavuga ati what a good prompt can must have. Task ubwo ni ukuvuga ati ubwiye AI kigiye gukora, and then context urayibwira ugende mu buryo context ubwo ni nka sanse iyo prompt tugiye kuyiha. So ahangaha persona ni ukuvuga ngo persona uri kwibwira ati iyi task we imagine like you are a teacher, so you are going to give me a guideline of how I can run Python in this way. Reka unayibona suppose ngo igiye ko ari teacher, suppose you are a teacher, supposing you are a teacher / or a tutor, and you are going to give me a guideline how I can learn, let's say, Python programming language. And I want you to cover, you have to be like ubwanga yumva ati suppose you are a teacher, ubwanga tugiye muri ino free person, free type ya person. Noneho iyo tuvuga ati you are going to, so ahangaha wibwira ati you are going to give me a guideline of how I can learn Python programming language, and I want you to also give me the resources that I can use to grab information here. So ahangaha turebye ati iduhe guideline n'uburyo nakwiga Python programming language, and then iduhe na resources twakoresha turi kwigira. So urabona muri iyi prompt tubaye clear, ntabwo ari nko kuza uvuga ati I want to learn Python programming language, how can I get started? Urabona ahangaha iraza kandi interface prompt ahangaha iraza ni ibintu biri hard bisaba kuba kumenya ati
nkeneye iki, ndashaka kumenya iki, ibintu bisama kuba uri consistent uziyo goal, ikakumenya yangize kavuga ati menya like your ubanza umenye syntax ya Python, umenye uburyo igenda unayiza and then zo kudayivinga. But ibitandukanye nuko reka tuvuge tugiye kwiha indi prompt turebe output duhaye ahangaha uburyo imeze, nurangiza turebe indi prompt duhaye indi prompt yayo. Hari umuntu ujya kubona akavuga ati I want to learn Python, akahita ashyiraho wenda how to run Python programming language. Ubwo abantu benshi ndabizi ni nako nyarwanda ku ishuri babikora, I want to learn Python programming language gusa bikaba biraranga bagashyiraho gutya. Urabona ahangaha bahise bagira ute, reba bahise ibintu bahise bamujyana, bahise bamuzana mu bintu atanakeneye guhita amenya ako kanya, bizamo ngo ifesi, hazamo ibintu by'amasyntax atanazi. Hano bahise bakubwira ngo setting environment, muri make nturanamenya Python ni iki, ariko reba hano bahise bakubwira, bahise bakujyana mu setting environment kugira ute ibintu byose. Ariko iyo wagize iyo wa clearinze like uka specifying ikintu ushaka gukora kuri ino hari kuri prompt yawe ihaye, bigufasha kubona like clear output. So hari n'akandi kantu hano muri setting nabonye keza igira ahangaha, ushobora kuza okay, hano muri custom structures ahangaha ushobora urabona hari abantu bose ntabwo basobanurirwa mu buryo bumwe, cyangwa ntabwo ba grabbing information, ntabwo muri make ntabwo abantu bose basobanurwa mu buryo bumwe. Ahangaha ushobora kubwira ChatGPT cyangwa se AI tool uburyo izajya igusubizamo. Ahangaha ushobora kubwira ati I'm a straight person, so I want you never respond. Urabibona iyi tool akenshi ikunda gutanga output izanye ibintu byinshi like outlining ibintu byose ishobora kuba yabona kuri iyo prompt yahaye. Ariko hari umuntu ukunda like output gato, ushobora kubwira ati I'm a straight person who likes short response. Umuntu akunda gusoma ibintu byinshi, who likes short response. So how do you like ChatGPT to respond? Ahangaha mu kurespond ushobora kuvuga ati ubu izarespondinga, so on every response you give me, I want you to explain it in simple terms. Maybe ati buri response uzajya uduha ujye explaining in simple terms, wizane nyine mu magambo yoroshye, and then ugasevinga. Tuvuge ugiye creating indi chat, ukabwira ati wenda explain to me, tuvuge explain to me what agire nk'umuntu uduhanuza idea, numve ko haramutse kumwe
let's just say reka tubwire ChatGPT explaining turebe yantuza yaduhaye anga ya custom instructions batwereka tugiye ati explain the concept of a server and then how does it explain the concept of how does a web work, works like this. Explain the concept of how does a web work like this. Murabona output uburyo igeze. Ubona hano bahita babazana iyi sido output ubwira ati imagine. Reba nk'urugero biduhaye bisobanuye muri simple terms. Reba ati you are like a person looking information in the library. Web browser is like a library card. URL, when you type the URL, it's like telling the librarian the name of the book you want. Ahangaha isizana ibintu muri isobanura ibintu muri simple terms. Kandi igihe ushobora kubibwira ati explain to me just like I'm 5. Explain to me just like I'm 5 years old. Explain to me just like I'm 5 years old. Muri make none igiye kubisimplify ibisobanura naho uri umwana w'imyaka 5 kugira ubashe kubyumva. Muri make ibi ngibi ubonye bitari kumaking sense. Urabona is on web pages are like toys. Iravuze ati the web is full of colorful web pages and each page is like a different toy. Muri make igiye kubigusobanura naho uri umwana w'imyaka 5. Ushobora no kwibwira ati take what you just did. Muri make ubonye ibintu byose utabisoma utagize ubishyire muri paragraph. Put the whole response in one paragraph like this. Muri make ikagusobanurira neza. Okay, so twagiye ndumva twajya nko ku yindi ntuza, twajya nko ku yindi tool tukarebaho uburyo twayikoreshamo. Ariko hagati aho nkiri kuri rino ChatGPT hari n'indi tool bita Bard. Niba muyizi Bard imeze nka Bard nayo ni tool, ni AI tool ariko yo ni ya Google. Nayo isubiza mu ibiryo isubiza mu buryo nk'uko ChatGPT isubiza, uretse ko ChatGPT yo irenzeho urebye muri capacity y'uburyo isubizamo ibintu. So iyi ngiyi ikintu nkunda kuyikoresha cyane niyo nshaka gusoma tuvuge nka article runaka kuri web, ntakeneye kujya muri articles nyinshi ngo ndebe ibintu byose banditse, ndagira summary. Akarusho kayo ni uko iyi ngiyi ya accessing internet, ariko iyi ngiyi ntabwo accessing internet. N'ubwo yibajije ati wenda tuvuge what is the price of Bitcoin in 2023, wenda twereka tuvuge hangaha ntabwo iyo ikomeye gusubiza ngo I'm really sorry I can't provide whatever you need. Kubera ko ngo iyo bayitrayininze data bayitrayiningiyeho nizo kugarukira muri 2021 I think ni byo ntabwo yaccessing internet. Muri make data bayitrayiningiyeho nizo ngizo ntabwo nta zindi ifite, nta makuru mashya bifite muri make ChatGPT.
ariko icyiza cya bad accessment ne tuvuge ushobora kuyibwira tuvuge ushaka nko kujya kuri website runaka ugashyiraho link uhamenya ugakopa iyo link ukaza ukayipestinga hano warangiza ukabwira ati summarizinga ibintu biri muri iriya blog cyangwa whatever ujye nko kuri imyenda ubona reka dufate nk'iyi ati ushobora kuza iyi ati ukayipestingamo hano warangiza ukayibwira wenda from the article above the article above summarize text. Summarize the concept. What the writer needed to make. Urabona aha ngaha ndayibwira ati from the okay. From the link above, summarize the concept of what the writer wanted to mean. Ukayibwira gutya. Aha ngaha iraje igiye kuri no web nirangiza grabbing information ziri aha nirangiza ibidusummarizing ibyo muri neza muri short context. Urabona urayibona iraza ngo his article ariyo yindi 9 vital steps to digital transformation. Urabona iraje grabbing information ziri aha irazanarizinze isiguha points zingahe points 9 zo kandi aha ngaha urabona yagiye asobanura ibintu byose kumanuka kiriyo urumva ariko aha ngaha isibya ibisomarizinga ibigura dore n'akandi kantu nkunda ni aka ngaka ko kwita listening hari igihe ushobora kuba udashaka kugenda no gusoma ibindi witwanda aha ngaha ukalistening zo rwose ukalistening kandi ibisobanuro neza cyane nyine utazi kubanayinga ariko kugira ngo mwabyumvishe niba mwari muri kumva inama. Okay, so ndashaka kwangira twajya ku yindi tool twagiye kuri okay tome.app ikana twiga kuri ibyo wajya ukora presentation byihuse. Ikintu ukora ni ukujyaho ugakreatinga account bisanzwe aha kuri tome.app creating account ibintu cyangwa ukaba wakoresha Google account ukahita ubihuza ugakreatinga account hanyuma ukahita ujya creatinga PPT yawe uraza aha ngaha ukahita ujya kuri create ukandira button sasa ukandira button ukaza urabona hano hari intuza zigiye zitandukanye like intuza ushobora kuba wakora ntabwo ugakora presentation gusa ushobora no kuba creatinga image cyangwa ariko ikintu nkunda gukoresha cyane document create presentation about nicyo kintu nkunda gukoresha hano gatsura reka dukande kuri create presentation about urabona not to put you creating a presentation for you. Why not put you creating a presentation? I want to take in back on minutes here. Okay. So for the time that first of all I will create. Okay, suppose you are okay. You can create persona. Yeah, content creating yo creating prompt nziza watangira to suppose
you've been given, also you have given, let's say you have given one. Okay, suppose you have given a chance to tell investors or tell investors. Ubwo wenda ni tekinika community yabonye nk'umunoza, yabonye nk'umu-investor agiye kuinvestinga muri no community, reka tuvuge you have given a chance to present the community, which is called technical community. Maybe it's yeah. It's called technical community. That community guides each people about take and how to use it efficiently. So I want you to create task presentation that way. I want you to create a presentation that will make it clear in the, how can I say, that will make it clear and be an outstand. When that will outstand, because ukavuze ko ari tugiye kuretinga presentation, turayereka nk'umuinvestor cyangwa umuntu agiye gushaka kugira community. Ubwo I want you to create, okay. I want you to create a presentation that will make it clear and be ahangaha hari ikindi kintu bita tone. Ubwo iyo tuvuze tone mu kintu gikora ntuza, gikora good prompt, uvuze ati iragusubiza mu ruhe rurimi cyangwa se iraguha output mu ruhe rurimi. Urabizi ururimi rwose ntabwo hari ururimi ruba rwiza kuba wakuba nk'umuntu cyangwa se ari nka boss wawe ugiye kugira. Hari ibintu uba ushaka gutegura ku buryo biraza biri mu rurimi nyine rufite tone nziza muri make cyangwa se ruvugitse neza. Okay, I want you to present presentation. And use a tone, good tone. Ukayiha wenda ukahita ushobora kuyiha nk'urugero ukavuga hari ikindi kintu bita biba na byiza ahangaha iyo uyihaye wenda urugero like ukayibwira example y'iyo nkuru ziraza kuba imeze gutya, wenda example y'iyo output yaza kuba imeze gutya, ariko hano ndavuga ati uze gukoresha use a good tone, just like wenda reka nka Steve Jobs tone yakoreshaga arimo gupresenta Steve Jobs. Use a good tone just like the one of Steve Jobs. Hanyuma then just create that presentation. Urabona iyi ntuza, iyi prompt ntiyatinze uburyo imeze muri make, ugenda ukasobanura uko ibintu biza kuba bimeze, wangiza ugatekereza nawe ishobora kuza uburyo iri buze gusa, right? Let me just type presentation.
urabona hano za presentation yigize ushobora kuza hanga ukavuga ati nonoza ntizemo. Okay, let me continue to other video. So urabona urabona reba ikintu nanone kikubwiraho iyi noza izi AI tools zifite ama-credits. Nyine credits ni hanoza nakuta nk'amafaranga uba ufitemo cyangwa se ni nka token n'amafaranga uba ufitemo yashizemo, ubwo ntabwo uba ukemerewe kugira ntabwo uba ukemerewe creatinga indi noza indi generatinga indi task nyine zikoresha ama-credits. Ahangaha I think ko tome utangira ku ma-credits niba ari muri 800 sinibuka credit zitangira nazo ziri ubwo zishize urayishyura, gusa izi credits aba ari nyinshi maze gukoresha ibintu byinshi. Ubona hasigayemo 229 gusa zishize ushobora no kubakoresha indi email account ugakomeza kwipetinga staff zawe udafite ayo kwishyura. So urabona izanye ntuza like izanye iyi ni noza nka title, ini title ibanze yayindi ibanze ugiye gupresentinga. Ababona izanye ntuza izine contents. Ikindi kintu cyiza ikiguketingira urabona hano mpano izanye amafoto generatinga n'amafoto ikoresha ntuza yifashisha icyo navuga nka ari API, sinzi ni API none zikozweho muri community gusa, yifashisha API za generative za model generating ama image bita Dari nayo niyo muri company yakoze ChatGPT, yifashisha API ya generating ama image bita Dari. Twagize kureba. Okay, urabona ahangaha hari akomisiza. Okay, reka tugere tugaruke hano mbere kandi gato twareba nka gato ka generating ama web kantuza. Reka mbere kumwe tool generating ama web ikora ama web muri make, uraza ukayijyaho you just need to twavuga type of business cyangwa icyo ushaka gucreatinga. You can say urabona ahangaha let's say ufite like cafe, reka tuvuge ufite cafe wenda right, uraza ukavuga business type ukavuga ahantu wenda habereye. Okay, ndabona yamaze kwitwa twakunze bikoreshaho, ndabona yamaze kwitwa application. Muri make ni izi prompt bagenda ibi bintu bari kukubaza ukabyuzuza. What is the name of the business? I just say wenda ni cafeteria. Hano ugiye kwigeneratinga noneho uraza ubone ukuntu AI yihutisha neza kuba ibi ngiye no gucentralizinga ku buryo buri muntu wese yabasha gukorera nka web ukoresheje AI. Okay, murabona iracyari kugeneratinga neza, iri kugeneratinga mu staff zose. Okay, now website kugira ngo urayibona neza komisize like the output.
muri make ikora cafeteria ya generating n'amafoto yo generating n'amafoto dore neza n'aya makaruseri yose n'amahida n'iki urabona ko urabona ko nisa yihutisha no kuba customizinga ukaba ibyo ku customizinga sasa niho wita wiroginga yini n'ingibi kuba uyimenye bizakora so reka ndakeka kandi akandi gakutu ni zimwe mu ya mu creating amafoto mukoresha amasegonda make wibi okay hari agaturu bita Leonardo sinzi agaturu niba ari kuri Leonardo anga akuba creating amafoto muri hari n'utundi dukora amavideo nuko umwanya wabaye muto twakora nk'aka video dukoresheje izi AI tool mu minota nk'ingahe tukaba video kabirarangiye muri make ukaba wakora na video urimo gusobanura business yawe urimo uri kugenetinga nk'ifoto cyangwa gushyira ahantu muri make iyi ukora amafoto abereke nk'amafoto nawe nakoze like bereka amafoto nakoze amafoto z'umuntu ni AI okay ejo hari akavideo nashaka gukora so ubona nk'ino tech event igiye kuba ya Google ya GDG nashaka gukora akavideo kadine kugana AI noneho ako kavideo nari natangiye gukora amanuzi natangiye gutegura amafoto nayo hari ukuntu ugenda ukayahindura nk'amakatuni gutya ku buryo amawuvingo reba nk'ahangaha ari nk'ifoto ya generative ubona byose minuzi ni prompt wayihari hano to create an image showing the bus in Kigali street view of transportation information display using Google Maps urabona n'aya mafoto ya creating no generating nk'amafoto n'icyarimo hanyuma ukihitiramo nk'aya ni amafoto nayo ya generating African developers bari muri rural clinic bakoresha Google Cloud ibi nyine nashatse gufata nko muri asanse ya event tech event igiye kuba yagiye Kigali nshaka gukora akavideo muri AI nabanje mwende gushaka amafoto reba nkangaha ari nk'ifoto zira n'amafoto ya generative yose aho ngaho abantu ubona bicaye nyine waya ni event yabaye yanyaye reba aya n'andi mafoto aha ngaha noneho aba ni aba MC yavetinze ubona MC ari imbere arimo aratanga like the speak ari introducing nyine igikorwa kigiye kuba navuze ati nkwetingire MC yaje kuba ari umukobwa cyangwa se aje kuba ari umuhungu aya n'andi mafoto gutya nyine yose zose n'inozambi nagiye ni prompt nagiye nyikangura amafoto n'ifoto hari web ni gukora muri iyi minsi inayikoresheje cyane nabona ni gutyo yose n'amafoto yagiye generated so ndakeka twagabikiraho ibindi sinzi niba harabaho umwanya w'ibibazo gusa n'utundi turanga mubona kuri ntoza kuri hano kuri public notebook biza nk'akabita Discourse aka nako keza cyane naka ChatGPT writer aka neza nyako akundi ubakoreza email ushobora kuba uhita usubiza umuntu yita isubiza like automatically that ChatGPT writer ikaba wayisetting kundi umuntu yakoresha email ukagifashisha kwandika ama email nayo ni irawayitinga n'ibintu ijya beyond the ChatGPT writer hari capability hari utunirusha hari capability ifite nk'ido QAsk uyikoresha mu gihe tuvuge ufite nka PDF ufite
ufite ushobora kubifata PDF yawe ukayaploadinga cyangwa document yawe ya Word ukajya uyibazaho ibibazo ukayibwira ati summarizinga wenda nako apart from summary ukayibwira ati wenda topic iraza nayo ikahita igusumarizingira ukayibazaho ibibazo. Iyi document neza cyane ngomba kuyikoresha nk'indi PDF ndimo ndasoma. Iyi open script editing amavideo creating n'utuvideo akeka hari n'akandi kanoza akandi gatu bita video.ai nako creating amavideo bakora n'utunoza duto cyane akangaka nako muze uze checking out ubundi mu isata ya kibiba byiza yo ubonye like umenye keyword y'ikintu ukamenya ko kibaho just kumenya ko kibaho ibyo biba bihagije iyo umenye ko ikintu kibaho just ibyo biba bihagije kuba wakora icyo ukeneye. I think ndumva ndabona iminota yagiye nagarukira akandi n'akavideo nabyo nitsinze gafite amasegonda 40 nakuye kuri video yo kuri YouTube no muri YouTube nakuyeho mpita nkoramo nk'abakontent gatonkoresheje ino video.ai nayo ni tools cyane ushobora kubikora video igira like editing agashyiraho amasubtitle kakwihutisha akazi nk'abantu baba graphic design cyangwa muri TV. Ndagushimiye cyane Patrick, byari biryoshye cyane Gaëlle yavuze ati tukongera indi saha ngo biraryoshye cyane, byari byiza. Ubutaha tukazanakomeza ukaba wakongera ugakomeza n'izo tutabonye gusa kubera ko tweretse amazina umuntu wese ashobora kugenda akazigerageza ku giti cye noneho akareba ko zikora baza gusharinga izo link noneho tukazohereza ku bantu bari kuri email list bakaba bazibona n'abantu bari muri group WhatsApp bakaba bazibohereza nabo bakazibona bakaba babasha kuzikoresha. Ndagushimiye cyane rwose kuba waranivolunteering kugira ngo ubashe gutanga ubumenyi. Ni ikintu cy'ingenzi gusharinga ubumenyi cyane cyane muri iki gihe turimo, muri iyi myaka umuntu utihugura ku bintu bishyashya ku ikoranabuhanga mu myaka iri imbere azisanga ari gusigara inyuma cyangwa se hari utuntu tumwe na tumwe ari kuvamo kubera ko atihuguye ngo yongere ubumenyi bwe agendane n'ibibazo. Ni byiza ko tugomba gusharinga ubumenyi ufite icyaza akabwira n'abandi kugira ngo nabo babashe kukimenya. Ari imwe mu mpamvu twatangije iki kiganiro kugira ngo tujye tugikora ntihazagire umuntu usigara inyuma. Hari abantu bamenya ikoranabuhanga ko ribaho riri guta agaciro, umuntu akaba ari kumenya ko habaho nko gukora website wenda bitakigezweho yenda muri iyi minsi bigezweho, ariko resi tuvuge ko ari igihe izaba bitakigezweho akaba ari byo umuntu abasha kumenya. Ni byiza ko dusharinga nk'uko wari uvuze amakiwadi. Iyo umuntu azi kiwadi y'ikintu azi ko kibaho biba ari intambwe ya mbere ibasha kumufasha kuba yabasha kugikoresha. Niba umuntu ufite ikibazo yacyandika hano muri chat, noneho ngiye kubabwira opportunity zimwe bafitiye, noneho ndaza kugaruka turi gusubiza ibibazo bihita dusoza. Noneho ubwo ikiganiro cyo kiba buri cyumweru, kuba tumaze igihe tutagikora ariko kiba buri cyumweru. Opportunity ya mbere ni buri mezi ane hasigaye haba event yabaga buri kwezi. Ubundi event ihuza abafounders ba hano muri Kigali, abantu bafite amakampani. Gusa nabonye abantu benshi bakunda kuba ari aba software developers cyangwa se abantu bari muri tech cyane, abantu bari muri tech community. So uramutse ubasha kuboneka ku itariki 28 z'uku kwezi wazitabira. Nashyize link hano muri chat ukaza ukarebaho ukaba washobora kwitabira. Umwitinzeho gato ariko mbari background noise ziri nashyize link hano muri chat waza kuyireba noneho ukaba wayinyuraho ugasaba kuba wazajyayo. Ibera kuri Golf Club Kacyiru, ushobora kuzajyayo ku itariki 28 bari mu masaha y'umugoroba saa 12 ugahura n'abandi bantu ukamenya ibiri kujya mbere muri tech community.
noneho indi event izaba nk'uko yari yabivuze kuri GDG Dev Fest izaba muri kwezi kwa 10 itariki 7, imara umunsi wose, ikaba muri weekend cyane cyane, nayihuza abantu bari muri tech cyane. Rimwe na rimwe usanga benshi ari abakoresha tekinoloji za Google. Nari nshyize link hano muri groupe, nishyize hano muri chat kugira ngo muze kuyirebaho, noneho ube wazitabira umenye n'abantu benshi, ndetse ukamenyerayo n'ibindi bintu byinshi bishyashya. Abantu bari muri Kigali rero byaba ari ibintu byiza. Nujya hano urabona ko ahantu izabera ntabwo haramenyekana, ndetse hataramenyekana, ariko nihamara kumenyekana ko n'ubu wariyandikishije bazakohereza email igaragaza aho biri buze kubera. Nyiri kuri iyo event ushobora no kuba umuvolontiya muri yo, ukaba uri mu bazafasha gutanga amabaje, bazafasha mu kumoderatinga, bazafasha mu gukora graphic design, n'abazakora muri social media. So ushobora kuvolontiyaringa, nabwo reka nshyire form hano muri chat, nayo ushobora kuyikoreshwa volontiyaringa kuba wagira uruhare mu kugira ngo event izabe. Iyo ni Dev Fest, GDG Dev Fest. Niba hari umuntu wo mu Burundi uhari, iyo mu Burundi izaba mu kwa 11 kuri 27, nayo link nayishyize muri group ya WhatsApp, nayo mushobora kuza kuyireba mukaba mwajyaho. Noneho indi event izaba ni event yateguwe na MongoDB. MongoDB ni imwe muri NoSQL database. Niba hari umuntu w'umuprograma hano arabizi, ni NoSQL ni database idakoresha amatables. Ubundi database usanzwe umenyera ko ziba zimeze nka file za Excel, ziba zifite amatables arimo amakuru, ariko MongoDB iri muri NoSQL idakoresha amatables, ntabwo zirishano. So bafite event izabera muri CMU i Kigali. Ni CMU ni ya kaminuza ya Carnegie Mellon. Nabo bafite form zo kuzuza kugira ngo nayo uzayitabire. Umuntu wese ashobora kuyitabira. Nayo reka nshyire link hano muri groupe. Iyo link izaba ni ebyiri. Hari link imwe iri ku rubuga rwa MongoDB ariyo iyikizemo, ariko hari n'indi link nanone, hari indi link iri muri Google Form. So reka niyo link ya Google Form nayo ni sharing. Izo ni link ebyiri zombi ushobora kuza kuzinyuraho hose aho mukapurayinga, noneho ukaba ushobora kuzatendinga iyi event. Ni byiza ko wazayatendinga, noneho ukaba wamara kuyatendinga ukaba wamenya ibyerekeye n'iyi MongoDB n'ibindi byose bafite kuba bakubwira. So urebye n'ayo maopportunity nari mbafitiye ni atatu. Ibindi tuzagenda tubisharinga muri groupe ya WhatsApp. Sinzi niba link mwayibonye, ni whatsapp.technica.com, cyangwa ukakwandikira kuri iyo nimero nashyizemo hano 0791377446, noneho tukagushyira muri groupe ya WhatsApp. So rero abajenga se kugira ngo ukoreshe AI neza bisaba ko wakwishyura some amount. Patrick yaravuze ati oya, gukoresha AI neza ntabwo bisaba kwishyura cyane rwose. Ntabwo bisaba kwishyura kugira ngo ubashe gukoresha tools nziza, ko ari tools nyinshi ziri free. Sinzi niba namureka akabisubiza, ariko hari zimwe nyine zisaba kwishyura kugira ngo ukomeze kuzikoresha. Bisaba kugura premium nka ChatGPT, ifite premium ushobora accessinga internet, ifite n'andi ma plugin menshi. Usanga zigiye zifite, uretse nk'iza Google usanga izo ziri free, zitari free, ariko izindi usanga zifite premium. Patrick na reka ukatubwira. Hari aturu bisaba kwishyura, hari n'izo bidasaba kwishyura, ariko urebye ahanini inyinshi kubera ko zituru inyinshi nibwo ziri kwa ibintu, nibwo ziri ku, ntabwo bari gushyiraho kwishyura ngo gusa mu gihe kiri imbere yaho bizasaba, ndabona bizasaba kwishyura, kuko inyinshi ziracyari muri phase. Ubundi buri application yose ifite phase yo bita beta. Iyo phase ya beta niyo umuntu wese ashobora kuba yakwaccessinga. Nyine bari nko gutestinga iyo bari gutestinga nkaho iyo product bari kureba ko iyo product ikora neza, cyangwa se muri make ni gutyo. Rero tool nyinshi ziracyari muri beta, ntabwo barashyiraho kwishyura. Gusa mu gihe kiri imbere ndabona nyine bazabishyiraho kwishyura. Kandi n'ikindi, izo kwishyura zirahari, ariko inyinshi nzi n'izi zose nari kubereka aho nta rimwe bishyura, nawe dukoresha. Gusa hari n'ibindi
hari na nuza naberetse sinzi niba hari aga section naberetse ahantu handitse ngo tuvuge nko kuri tome credits, baguha icyo bita credits aba ari nko inshuro wayikoresha muri make ukayikoresha uri kugendera kuri izo credits ukayikoresha ari ubu, ariko zashira utegereza nyuma y'igihe like niyo waciyeho umunsi usanga credits bongeye bagashyiraho nka credits 5 cyangwa credits bongeye izindi credits nyine ukaba wayikoresha. No kuri ya bita Leonardo imwe ikora amafoto niyo credits zanjye zahashize, ariko nongeye izindi credits 150. muri make izi tool nyinshi ziracyari muri beta kuzikoresha nk'ubu kuko baracyari kuzikoresha. Icyo nakongeraho ni uko impamvu usanga izo tools zikiri free akenshi, kandi bavuga ko gukora software ya AI bitwara imbaraga nyinshi za computer, no kubera ko muri iyi minsi iyo software zikiri nshyashya aba investors bari gushyiramo amafaranga menshi, avuga ngo bashyiramo amafaranga menshi ku buryo izi company ntabwo ziba zikeneye kwishyura ibintu byinshi mu mafaranga yazo, ahubwo bakoresha amafaranga aba investors. Igihe ayo mafaranga azashyira aba investors batagira gushyiramo amafaranga menshi, bazatangira noneho kwishyuza noneho, cyangwa ni company zabo nizigera aribyo bita exit strategy kuri startup irenze urwego rwo kuba startup ibaye company, ari igihe igurwa cyangwa se ikaronshinga IPO. Iyo bibaye rero ntabwo bagikora investors, bagurwa na company ndetse nayo igamije gukorera amafaranga cyangwa se bakagera ku rwego rwo bakorera amafaranga. Icyo gihe n'icyo rero bizafasha kuzishyura zose kugira ngo tubashe kuzikoresha. Ndabashimiye cyane mwaje kubana natwe mu kiganiro, uyu munsi twakunze cyane tukaganira ibintu byinshi. Ubutaha nabwo dufite ikindi kiganiro, bishobotse dushobora ikiganiro gitaha gishobora kuzaba physical nihantagira igihinduka, dushobora guhura imbonankubone abantu bari i Kigali, tuzamenyesha aho kizabera. Ku bantu batari i Kigali tuzatwihanganira, ariko tuzagenda tubamenyesha amakuru. Dufite email yanyu, nabonye nimero ya telefone nayishyizemo hano muri group ya WhatsApp, tuzakomeza tuvugana tugende tubwirana uko byifashe ndetse tunamenye n'ibindi bikurikiye. Ndabashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza. Nubwo hari abantu bagiye batavuze, ndashimira Gaël, ndashimira Aimé, ndashimira Joyce na Jido wagiye na Patrick cyane ko mwabashije kwitabira ikiganiro cy'uyu munsi, na Furaha Emile nawe yagiye mbere. Iki kiganiro ejo kizaba kiri kuri YouTube ku buryo ushobora kongera ukabisubiramo cyangwa se ukaba wagisharinga n'undi muntu nawe akaba yakireba. Ndabashimiye cyane, mugire umugoroba mwiza.